Sheri kaje gatatu bisha Imana kunjagenza uriya ndimo ndagusaba imbabazi kandi rwose mbirimo pe nsenge kumwirebera mane nabireza oya mane kamyikorere ku giti mane kambikugirira musomwe ngo ufashe se nikamugusaba imbabazi rero biziraza kwemera yaratsanye no kubyemera mane bigeze ubufasha ndikubona kwicumiti byihorera byihorera ndabikugira ngo kandi ntugire ikibazo si wowe sante no si wowe ureka ngufashe arabyemera ndabizi kandi azakubwira icyavuyemo sibyo ahubwo mane tukubona mane byihorera tukubona akatumita byanga kandi hatangiye kubyemera mane byihorera mane nta kindi kintu gisanzwe kirimo ikintu se kitabamo n'iki Anta ndabona biriya bimaze ahubwo se kwatinze nakanenge kureba hirya ntabirenze gusa ngaruka okay ntacyo bitwaye none rero tumaze kurya nta kibazo ndakeka wishimye nzira kwishimye cyane merci beaucoup Ani ansuri ntabwo utinze umeze utose bidasobwa shana ibyiza umva watinze ariko nta rito ahubwo se simbona ubisoje we shana nawe ntugakabya ahubwo ubwo kanigende oya se kandi mani yesi uri kubona nabirangije fresh ku buryo tugenda ubwo nasasigaye iki umva basi nyine tumfashe tumfungire fresh sibyo narebe aje mpagarare hano ngaho inyuma oya kanshore hasi kuri tubara ubwo urabona nakugeraho nakubona ukuntu ndeshya njyewe nta kibazo mfite kamagarare umva se nese amakuru y'iminsi shana meza ariko umva ukagenda ukabura hasi cyane nkawe so amakuru ya sheri wawe sheri wanjye uri harya akoze kwirengagiza he uwo tuziranye ariko darukana kera ko utambwira kuri kumbwira emi yemi nyine esha wowe ngo twatandukanye kera ngo iki kera oya mani byemera ibyo uvuga uri seri umva ngo utere story gasaza umuhungu yifata nk'ubiti imbwa y'urushyi ngo iki arafata gutya urushyi aragukubita neza gutya noneho ibaze impamvu ngo yatumye nkubita bani yihe ngo gufu ako kane niko kabubu mbashije kumira ntabwo ibyo bintu nabyumva ubwo ntabwo wamwishuye mbabarira ko ngiye kwikubitirwa njye nakwishyura arewe sawa nuko atari wowe ubyawe ariko ibyo ni urashyuha mbabarira ariko gusa nyine mani nanjye nahise mukatira tu yego ntabwo nari kubivamo ibintu byo gukubitwa asaba mama wanjye atajya nkubita se ko birakomeye da uzi gukubitwa n'umuntu byitwa ngo ni subwo ni baby wawe ibaze noneho ari umugabo muzajya mubana mama bebe wallahi
meze neza wowe makuru nanjye ni neza ntari gutunga njye nitwa nanjye banyitwa Biford komeza nyine maze iminsi mubona nyuraho mubona ko akunifuza kuvugana nawe kise ko mbona ari nkaho bwa mbere ya ukubona ari ubwa mbere ariko njyewe ntabwo ari ubwa mbere nyine niba utanze sibyo ako niba ntabitangije cyangwa se nta kibazo twamenya rero twamenya yego none se nta kibazo umpaye namba yawe kugira njye muvugisha nyine ko buri munsi cyangwa se igihe nabona utari ese namba ni ngombwa urumva yaba ari ngombwa no se twamuhuza reka ubu ngubu mbonye chance yo kuvugisha nzo sumbya ngo ukunda kumbona nyine sibyo kuba navugana nawe buri gihe kama namba yawe tukamenya namba urumva nta bintu birenze ubwo yaba ari ngombwa bifate nk'aho bisanzwe tuba ariko ngende umva nyine kuvugana nawe shanda cyeka atari ngombwa ese sumbya ngo mbona wenda nanjye ubwo mumenye ndaje muvugisha ndumva bibaho igihe ikintu nifuza ko nshaka kugira ngo umenyane nawe tubyimbitse genda hano ukayisanga kuko the feeling zirenze wenda no gutatunga si wanyine inaha wacu mu bantu ahubwo mba nguteye story irenze shayajya mu gitondo nifata mbyuka mu gitondo mbaza ukuntu ese nibuka ko afite bido uyu munsi afite n'ubese ntabwo bimfasha ntabwo bigufasheho si ubwo sha wayijyamo nda nubwo mbese ubundi n'undi ntabwo nakoze simbizi nanabyibuka ko uyu munsi ari na anniversary ariko sinajyayo tu sha wajyayo basi ukamufata nk'inshuti wenda ariko rero ndakubeshye ko aba ex bajya baba abashuti aha mani mwaba inshuti none se ubwo nzanaho mani sha oya ntukajya ugira ibintu intambara ubwo asubwo uko no kubigira intambara mana umuntu ni ex wanjye twatandukanye ngo njye muri bibi inese undi ndajyayo muri uyu rwego mani wasanga bifite n'undi musheri ibyo se bigutwaye iki ubwo nawe uracyamukunda ariko si byo ni ibiti utangiye kugarura mani uracyamukunda sha byo kumukunda byo byibagirwe mani none ntabwo nawe yakwishyura uko manta kuri sheri story gabanya ibyo ngibyo byo kuzana ex sigaye mfite undi mutiye ngaho mbwira neza ariko mani ntabwo ujya wiburira cyakora mani nyine mba numva nshaka kugendamo gake tu kuko abatipe b'iki gihe ntabwo nibizera tu nyine ugomba ariko nyine amakeya anyitaho niba guha keya se mana yacu niyo mpamvu usha wibagiwe ibyo biramureba ukuntu mwari mumeze ariko nawe nanze nawe ufunga mutwe ariko nako nta nubwo nanamwemerera mani turacyari aho bisanzwe we none ibyo azagukorera nabaretse ariko njyewe nta muntu ukinkanga azagukubitira mu bantu bakunda ko bisurushye none mva nkubwira uziyibeshye we namukorera agashya mu isoko none se ko kubona muri izi karitsiye mu rugo ni ahubwo se hari ibyo ntiwakasanze araheza bivuze ko ari hano hafi mbona ubu tubagiye muri botike cyazi buri gihe ngo musa neza usa neza warashaka gukoresha ntabidanje mbona amazina n'ibirenze ariko njye mbabona birenze si impamvu bafata nk'ibintu bitarenze usinzi wasanga ubwo ari byo keretse niba kubona aragukunze ari ikosa nakoze aho gusa byo ngiye mbona buri gihe usa neza shangiye mbona ntabirenze oya ntukabigire ibintu bitarenze ngiye kuri ngiye mbifata nk'ibintu birenze ariko ngo sinzi uko kureba nyine numva biba biri aho nanjye gusa ko nta sitire ziba zihari zirenze oya uhora usa neza ntabwo usa neza ntabwo usa neza mbabwira se hasi nyine tugerageza umwe namba yawe tujye tugana uracyashaka ndetse wambwiye ko iwanjye hano hafi yego nanjye nkora nyine tuzajya duhura mbese hari ibintu birenze ushaka njye nyine namba yawe genda umva gutya ntacyo bitwara ubuze twajya tugahuza gutya neza rwose dushobora guhura hayi bikaba birarangiye wumva wowe ukeneye ibirangiye njyewe wenda hari icyo neganya yesi icyo neganya tu wagerageza ukabyiyumvamo ubundi se
wumvaga namba ari ngombwa si ubundi wambonye kuva ryari maze byibura nk'ibyumweru bibiri nkubona buri munsi rega njye nkunda kubona buri munsi ugize ibyumweru bibiri byose uri kumbona njye nakubonye cyakoze wallahi none se izina so ryibuka kugira ngo wambwiye ngo nitwa Rosine uraza kumva ifomboni yawe nta kibazo ndaza kuza kuguhamagara Aibu. Nziza. Ni sawa. Twatinze kuva class. Natinze man n'umunaniro mwinshi ahubwo se ndana n'iciri. Maze kwese. Chanza. Mfite udusuko twiza. Shanyine ni Rosine to niwe waje kutumfasha. Gusa neza pe. Nese amakuru yawe mani kwabuze. Shana meza nyine ndabona. Neza. Ugiye mu bishese. Class 2. Just class. Se kutambwira ko niteze neza komanda. Atari buzanjye pe. Gusa nyine urasa neza. Gusa nyine ndashonje ntabwo watetse. Yego kubwo bamaze barumva hano bakiri ibiryo amani. Ndashonje byatari. Ni class nzara ni hasi ntabwo wabyumva. Umva. Tujya kurya fayime wakintu yakoze mbere. Are you sure? Zingazi. Numese nubwo agira bidi? Yeah. Umva mani nkumbuye keke twagiyeho. Ayobaka. Yedari blague to ntabwo najya birabizi ari. Shawagiyeyo. Kubera iki? Mani ntukigire nk'aho ibintu byose nabyo. Nyine ndabizi ariko ntabwo byatuma tugiye. Ntabwo najya ariko urabizi. Mani basi tugende mani njye kurira. Nyine wowe wenda mufitanye bifu ariko ngerekanye tujyane. Njye kurira ka keke mwerekeze mani. Nese ndagiyeho gute ko numva. Ujya kumara iki se ubu? Nyine nshaka kujya keke. Urahina. Ugenda se ngubujije. Ayisha si ubwoko ko. Mani gabanya imihindo keke uzaze ngugure keke ukugabanya imihindo. Sawa basi merekeza na nitari njye kwirira mu rugo ndabona wowe nabyawe. Herekeza. Mari beto. Jazano sasa kai. Ndio Anita. Bites. Mjeni zote? Yes, mzani yes. Yambi. Okay. Di.